kandi ku bantu babizi neza abari kuburana by'umwihariko niwe bireba cyane. Hari ibintu wemerewe gutangaza mu itangazamakuru n'ibyo utemerewe gutangaza mu itangazamakuru iyo uri kuburana urubanza rukirimo. Sinzi n'icyo kiza. Ndabyumva ari point nyine utangaza abatari mu rubanza rero bo bakaza bakagira. Hari n'igihe bigize bango kandi hari n'igihe umucamanza yahengamira ku ruhande mwafashe. Haburiya kuri Kazungu byagorana na kubona umucamanza umugira umwere. Byagorana. Bivuze iki? Urwego nimba rukwihanangirije niyo waba nta kintu wowe ubona gihambaye. Hagaciro kuba zikwihanangirije ureka ibindi birenzaho. Hagaciro kuba zikwihanangirije. Nurangiza ubu umunyabwenge umenye impamvu. Umenye n'ibyo ugomba gukosora. So, twizere yuko fata ku mavuta atazakurikirwa na jihad. Yes, nizere komeze fresh, nizere komeze neza cyane amo mudukurikiye Wisdom TV Rwanda umunsi ku wundi. Uyu munsi mbagaruriye ni shehe. Umunsi nyirango nagara aposo none ni shehe kabisa. Umeze neza na mahoro? Amahoro. Perezida wa Senegal yitwa ngo cyari mwe w'umupeti. Ibyo bintu nabise bikrashije mu gatebo kabatiku. Kamatiku. Hewa ngo shehe ngo aposo ngo yewe. Umutipe inshuti yanjye ni umushehe. Ariko kuri statue ya WhatsApp handitseho ngo Bishop. Bishop. Noneho namubaje impamvu ariko yabyise. Ati nyine urumva umuntu wize areba meaning y'ikintu. Bishop bisobanura overseer. Aravuga ati nyine ndi overseer w'urugo rwanjye. Ndi bishop w'urugo rwawe rano ngo abinkuraho. So ariko urumva nyine ubundi aba intellectuel nuko nguko nyine guchallenge. Nyine abantu benshi bo mu Muslimu nakuri ari ku musigiti w'Nyamirambo. Abantu benshi bo mu Muslimu nyine bamukunda kumubaza ku kiwitwa Bishop wahinduye idini. Muri weekend ibyacu nago bitinugwa reka twinjire mu kiganiro. Ino nkuru reka nihutishe ngire kuri point ya nyayo. Nuko nyine ribu yongeye kwiyaniza ariko reka twihute turebe kubihanijwe. Bihanije Pastor Mutesi, Pastor Claude. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ugenzacyaha ribu yihanangirije nanone uwiyita Jihad na kamarade bamenyerewe ku mbuga nkoranyambaga. Hari undi muntu uje witwa umukada ufite umuvuduko mwinshi ushobora kugonga itegeko nagende gake. Dr. Murangira kandi abandi yihanangirije barimo ukunze kwiyita umukada amumenyesha ko nubwo atamaze igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga akwiye kugabanya umuvuduko ariko umuyobozi arabikurikirana cyane. Ati kandi hari ibintu birambiranye ibiganiro bya Pastor Claude na Pastor Mutesi birarambiranye rwose ntabwo ibi bintu birirwamo n'abantu bakuru. Abantu turambiwe kumva biriya biganiro byabo turabihanangiriza kimwe n'abandi bakora nkabo. Witwa Jihad ko nyirangataro bwa mbere yihanangirijwe aho si ibibazo kuri we komeza kwihanangirizwa. Nago byo ni ikibazo yo yihanangirijwe kabiri gatatu. Ariko nanone icyo babihanangirizaga no kuvuga ngo bajye bakora ku byo bazi sibyo kuri domaine bazi. Kuko bakaba bati nimba mugiye ku nkuru z'urukiko mugakura code buriya ngo muyoboke bare bamaye code. Ati kuki mwamwambuye code mukamugira oya naga nasi muyoboke code yaba yara aye makuru nayumvisho sinzaho nayavaye muyoboke code yaba yara yambuye nafata ku mavuta ko niba muvuze mu mazina fata ku mavuta niba muvuze muyoboke. I don't know. Ese code niba yara yambuye nafata ku mavuta. I don't know. Ariko tube twaretse. Ahubwo binaketse nko kwa Jean Paul. Abisubiza kwa Jean Paul niho ashaka yabivugaga bisubiza kiragiye cyo kwa Jean Paul ko nabwo cyo gira byibuka ko bajade bazanaga kaya kavuga ati umuntu ufitiye code agasa nuce marenga buryo abantu bamenya rindi. Sibyo? Nako nawe kunda kubitanga bamwe mu ba nyira kigage ngo nawe bahaye code ze nyine ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ubwo bazashaka uburyo bundi bazakora rihaso. Ubwo ati inkuru zo kuri ku rukiko ko tutazabura kuzikoraho ariko tuzazikoraho gute. Ubwo nicyo kintu ntekereza bazakora kuko urabona hano dufite inzego ni umurongo zabihaye kandi buryanye ikintu njya ngunda kubwira abajene bacu inzego nizihe ibintu umurongo ujye wemera. Waba wumva utawumva ntago ari ngombwa kumva cyane. Nawe ejo nuyobora uzashyiraho wawe harije nawe tuzaba umurongo utawumva. Aricyo bitwaye se? Ariko nkuni nko korenda
abademokrate ba Kamala Harris na Biden bari bafite umurongo ba Trump batumvaga batumaga irigo immigrant binjira wagira ngo bari kwinjira mu toilette cyase naye mu isekuru ariko nabo batsinze amatora ubu nabo bagiye gushyiraho sasa ibyo nabo bemeye abademokrate nabo bahise barakara bati yagushyiriyeho witwa Tom Orman uzaba ushinzwe abimukira no kubasubiza iyo baturuka inshingano Elon Musk ku bintu bya budget cut n'ibindi babirakarema ariko nyine iyo umuntu ari uyoboye uramureka akayobora ntabwo umuyoboreramo cyangwa se ngo umugire noneho by'umwihariko mu Rwanda siko dutwara ibintu tuvuye kuri icyo ngicyo avuga ngo mu Rwanda barakwiye ati nujya kuvuga ibintu byo mu nkiko ukabivugaho cyane ushobora kubisesengura mu buryo buyobya abaturage se ubwo icyo kihe bibutera iki umuturage leta atangira kumva ko inzego zabogamye nimba batabikoze nk'uko wabisesenguye n'urugero noneho bakavuga ati rero mugende gakeya kandi ku bantu babizi neza abari kuburana by'umwihariko nibo bireba cyane hari ibintu wemerewe gutangaza mu itangazamakuru n'ibyo utemerewe gutangaza mu itangazamakuru iyo uri kuburana urubanza rukirimo sinzi icyo kiza ndabyumva hari point nyine utangaza abatari mu rubanza rero bo bakaza bakagira hari n'igihe bigeze bangu kandi hari n'igihe umucamanza yahengamira ku ruhande mwafashe haburiya kuri Kazungu byagorana kubona umucamanza umugira umwere biragorana ariko noneho ndabaho kureba nimba ari yaca ko abanyamakuru bajya ku rukiko uretse ko hari ushobora gusanga amategeko y'urukiko ku isi hose atabuza umunyamakuru kuhagera ese bazavuga ati hari abanyamakuru turi bwemerere bitewe n'uko ari abanyamwuga mu buryo bw'imanza z'ubutabera ibyo nabyo ni ukubireba ese bazababwira open babwiye ngo mwemereye gukora breaking news mukabivuga uko byavuzwe textually nk'uko byavuzwe ariko nimwemeye kubisesengura icyo nacyo tukakireba bivuze iki guhamagarwa donc communication kuba itari precise bishobora kuzagonga bari abahungu ba jihad ariko ubundi hano mu Rwanda nagira abahungu inama imeze gutya we don't follow rules we follow choice bivuze iki urwego nimba rukwihanangirije niyo waba nta kintu wowe ubona gihambaye hagaciro kuba zikwihanangirije ureka ibindi birenzaho hagaciro kuba zikwihanangirije nurangiza uba umunyabwenge umenya impamvu umenya n'ibyo ugomba gukosora so twizere yuko fata ku mavuta atazakurikirwa na jihad nasanze ko jihad n'ubundi nuko yarakafata ku mavuta yaravugwaga nakita ko umuvugizi wari bamugarutseho kenshi ugeze bamugane ko ari ugushyiramo ikintu cya mbere buriya jihad yakorana kutavuga ku muntu uwo ari we wese hari ikindi se birashoboka se byamukundira yavuga kuki uyo navuge ku bantu ni wa murongo rega twahereye kare tuvuga hari igihe usanga umuntu yarobatse nyine umurongo wo kuvuga ku bantu nese nk'urugero ko navuze kuri Oswakim nkavuga kuri Scovia urumva hari ibibazo nashyizemo navuze iki bintu bifatika sinawe ninjiye mu rugo rwe ngo mvuge ngo Scovia ngabana n'umugabo we gutya ngo kunga abana be gutya ngo navuze mu buryo buri professionnel ko mbona bakora n'ibindi kandi n'uwabyumva akabona ko niyo yaba atemeranya n'ibyo navuze ariko ntibasiye umuntu hari ukuntu umuntu ajya ku muntu ukabona ukabona ko yabigize personal cyane ukabona ko byinjiye muri harassment byinjiye mu kwibasira sida uriko ko banabivuze kuri Karegeya biriya baravuga ngo Karegeya ngo na Jalasi ngo baragenda akajya ku muntu bakaba ko bari kumusesengura ariko ugasanga baramusesereje nekeza ko babishingiye cyane ku nkuru yari ine w'Ikicukiro tugenda twumva inzego ibyo zitubwira natwe tukajustinga kugira ngo tumenye ibyemewe hano n'ibitemewe kuko agahugu umuco n'akando wako by'umwihariko u Rwanda nanjye buriya bangishije inama nayibagira nk'uko babikora si ahantu ho kureka ngo abantu bahangane byeruye kuko amateka dufite uhanganye n'undi wese iyo bahanganye cyane ukabareka birangirira mu moko n'ikimenyimenyi umuntu wese uzi ko Kinyinya yabyegereje umutima cyane bishobora kuba byaranciye mu mutwe nk'amasegonda 5 ariko nashatse kumenya ubwoko bwawe reba nk'urugero reba ko mbibwiriye nese iyo mbicicika kamara kumenya ko byanjemo no urutangiye kwibaza ariko ubundi dupiki turicarana ntiturasangira n'amafaranga se bamuhaye nga ndarape ese undi
ariko nimba hari akantu kataburamo kitwa ubwoko yaba nziza iki gisura cyane ntago kaburamo ntago bajya kwafata ku mavuta byo none n'urugero rwigaragaza cyane bitangira ari umuziki bikagera birangiriye mu mwoko ariko nabonye none ba Antana bande bose none abo mu mipira abo muri siporo bari kudarapana ngo abavumba cyane n'abatavumba buriya nabo nibabareka bizasoza buri wese ari gushaka kumenya ubwoko bwa mugenzi we oya urumva niba batanye kuzamo aho nshatse kwereka ngo niyo mpamvu muri constitution hari ikintu bita demokrasi consensuelle ntago dushaka ko umunyarwanda n'undi bahangana kuko ihangana birirangira rikomanganyije n'ibyo mateka muzahangane mu myaka 100 iri imbere ntago rero biri kureba nimba ibyo muhangana ari ukuri ntago ireba nimba ibyo Korode avuga kuri Mutesi ari ukuri ntago ireba nimba ibyo Mutesi amuvugaho ari ukuri ntishaka abanyarwanda babiri bahangana byeruye akantu hari inkuru nabonye nijoro ku gihe ikindi kandi reka mbere ukuntu bitangira nanone kuri biriya bintu bya bafata nabo baje bitangira wumva wavuga ikikujemo cyose uri bavuga irije njyewe ndamenagura ngenda shwanyaguza ngenda mena umuce noneho umutwe ukamenyera uri kwinitiatinga ubwonko bwawe uri gusettingamo parameters noneho parameters iyo umaze kuzisettingamo udarapa umuntu ejo ukadarapa umuntu ejo ukadarapa umuyobozi ejo ukarenga ukadarapa systeme noneho sinimo iki kintu cyumvisha niyo mpamvu bitondera ahantu ndi kwerekera kuko nta wari uzi ko fata yajya adarapa ba debeni ngo azarangiza na darapi izamoko none ahita adarapa izamoko ahita akurikizaho n'inzego you see that yego hari inkuru nabonye ko nijoro nshatse kumvisha impamvu inzego zacu ibyo zikora nimba utabyumva nuko ukeneye matirite iki gihugu kiretse ibyo abantu babwirana muri media ntubikontrole byagenda byanditse n'ibyo harimo uvuga yasohotse kuri tariki 12 rw'Nero ejo kwa kabiri urabona ko ivuga ngo iki ntabwo iravuga ngo baba bashaka kuvuga ko ibintu bifata nk'ibyoroshye kandi ari ikibazo gikomeye kizagira ingaruka mbi cyane imbuga nkoranyambaga zimaze igihe zikoreshwa nk'igikoresho cyo kwamamaza ibitekerezo by'umuntu cyangwa by'itsinda runaka kandi bikagera ku mamiliyoni y'abantu abafite imvugo z'amacakubiri nabo bari muri uyu murongo bagejejwe igorora kuko babyuka bakandika ibibari ku mutima byose ntacyo bikanga mu Rwanda akenshi iyo ukoresheje ijambo amacakubiri abantu bumva amoko ariko nyamara si amoko gusa ubwo ushobora gucamo abantu ibice ugendeye ku bintu byinshi igitsina idini abanyarwanda nitutaba amaso tuzikanga ikibi cyongeye kutwinjirana kandi gishobora kwinjirira aho tudakekana mba ni byiza ko abanyarwanda bari maso bahanganye n'icyakongera kugarura amacakubiri ashingiye ku moko kuko iryo rembo rwose turasa n'abarifunze ndetse ku marembo yaryo hahagaze abarinzi bahora bahanganye n'uwashaka kuhinjirira ino nkuru yanditswe n'umuhanga cyane ariko se ntidushobora kwisanga amacakubiri yanyuze mu cyanzu kititwa amoko akaza yambaye undi mwambaro akinjirana akatwinjirana tutigeze tunabitekereza biratangaje kuba umuntu abyuka ngo abagabo ni umwanda abagabo ni abantu bafata abandi ku ngufu abagabo ni virusi kuri sosiyete n'izindi mvugo zuzuye urwango uretse gatoya aho ngaho mubwira umuntu wumvikanyeho cyangwa se wagaragayeho cyangwa se wavuzweho iyo mvugo ya menal trash twari kumwe mu kiganiro kuri pano nibwo bwa mbere twari duhuye mukansa nka Sylvie nanjye nari nabonye bagaragaza ngo twitiye ngo yaba yo hashtag mu gihe ntarabimubazaho ahubwo batangiye kubiganiraho tuvuye mu kiganiro avuga yuko bakoresheje Photoshop bagafata tweet ye ya kera bakabyomekaho sibyo tuvaho ngaho ariko none atangira kunsobanurira aho iyo hashtag yaturutse ngo yaturutse muri South Africa nubwo wenda twabisoze by'iyo hashtag tumeze nkaho tubirakaranyirijemo cyangwa se tutabigiyeho imbizi nawe uranze nyine urabyumva ndabizi twari twahuye nyine naje mu kiganiro ndi pro Trump twari kuvuga ku bintu ku gutsinda kwa Trump nawe ari pro Kamala Harris urumva ikiganiro cyari umwoto byasabaga kizimya moto aho ngaho okay
njye namubwiraga yuko impamvu abakoze hashtag bashingiyeho nkurikije uko abinsobanuriye numva arizo, ariko hashtag ntemeranya nayo. Aho niho tutemeranyije nyine, kuko we yumvaga yakomeza igakoreshwa. South Africa ngo abagabo, umukobwa aragenda gutya ku manywa yangu, bakamufata bakamuviyora bakanamutwika. Reba gufata umuntu ukamusambanya ukanamutwika agashya. Noneho ngo na nyina yajya kurega bakamufata bakamusambanya bakanamutwika. Noneho wenda na mukuru we yajya kuri polisi, ngo na polisi ikamufata ikamusambanya ikanamukubita. Angana ikamwica mu muringoti. Noneho ngo abantu batandukanye, ngo harimo n'abantu b'igitsina gabo, ngo bakorewe hashtag yitwa Men are Trash. Nyine ngo abantu bagenda babikoraho commentaire babyandikaho. Byahungana ariko niyo wambwira ngo isi yose yabyanditseho. Ntago ari abagabo bose bakoze ibyo. Kuki mutashatse hashtag igaragaza kaba nk'urugero, nge hashtag ntazigera mpakanya ni ya Jory. Umugabo mumenyana akakwicira ubuzima, iyo ni inyana y'imbwa. Ntago yafasha abagabo bose, yaravuze ngo umugabo wica ubuzima bw'umwana w'umukobwa. Umuntu yimva muri iyo domaine abari yarasobanuye. Ariko ntago yazima ngo abagabo bose. Noneho nandi kubwira Sylvain mwana, reba nk'urugero, hari abakobwa bakora ibintu by'umwanda kabisa. Reba nk'umugabo aje akavuga ngo abagore bose n'abakobwa bose ni indaya. Ko nzi ko harimo mama, nzi ko harimo bashiki banje, nzi ko harimo abantu, hariho n'abantu bagera imyaka 55 bakajya gushaka ari amasugi, nahita muhagarika uwo muntu bivuze. Agani nimba mushiki wawe ari indaya, nimba nyoka ari indaya, nimba abaturanye bawe ari indaya, genda gake. Abagore bose b'u Rwanda siko bimeze. Reba ko hari n'imvugo twanze zivuga ngo ivuze umugore rivuga umuhoro, kandi yari imvugo ya kera. Ubwo Sylvain ndi kumuha ubutumwa, nubwo tutarangije deba kiriya gihe. So Kim ashaka kujya no kutugurira, bose barabura. Mwati ndi kubakisha ndati ariko ntacyo. So Kim turamushimira, agiye kudukaraga akantu k'ubwenge. Niko bimeze, ni umuntu w'umugabo. Nejo azaba umuyobozi. Ngiye mbonye umuntu ari umuntu w'umugabo, ndavuga ni komeza ukuri nge juru n'ahandi uzahagera. Burya umunyamakuru mwiza avamo n'umuyobozi mwiza burya. Ariko nyine icyo ndi kuvuga, ntago nzemera umuntu banga abagabo bose ni nyana zimbwa. Ariko uzavuga ngo abakora ibi n'ibi nizo, akamentioning cyangwa akadekara, uwo nzamushyigikira. Umuntu uzavuga ngo abagabo barepinga ni trash, nzabishyigikira. Ariko uzavuga ngo abagabo bose ni trash, none najya kubimubaza nga kansobanura ngo urumva nyine ngano byaturutse, none se muri hashtag kuki utanditseho byaturutse? Kuki wabifashe ugahita ubigeneraliza? Ntabwo nzabyemera. Nimba n'umuntu uvuga ko abagore bose ari indaya, nzamurwanya. Nimba n'umuntu uvuga ko abagabo bose ari babi, nzamurwanya. Nk'urugero, cyetse bose nimba ari bari uretse njyewe, kuko njyewe ndi umuntu w'umugabo cyane, ndi n'inyangamugayo. Jewe ari umugore wambwiye ngo nimurangire umugabo. Umuntu narangira nizeye umugabo ni nje njyenyine, abandi bose simbizi. Barakubesha. Oya, abagabo bose ntago nje nabye, ntago nabatangira ubuhamya. Umugabo nizera natangira ubuhamya, umugore yashaka akabaguyigorora ni Mutabazi kabarira. Abandi bose na je na mettrai pas ma main à couper. Ntago natanga ko kwanje ngo ninsanga atari bazima ngo baguce. Areka ntago nasheta ukuboko. Ubwo uve ku mutwe, ntago nasheta ukuboko. Mu by'ukuri abarwanyije imvugo ya Men are Trash bayirwanye kandi cyane. Nkuko nuvuze ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro, agomba kugwanywa. Ahubwo dufite imvugo ivuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo. Uryo ukurusha umugore abakurusha urugo. Urumva ko uyu murongo wa mugani warukomojeho ko amoko none yaje muri system ya mugani zitandukanye, bitangira nyine nguko nyine wagiye bivuga. Nekeza ko mugani n'urugamba rutoroshye n'urugendo rutoroshye. Ariko se kandi Pastor Mutesi na Korode bo kubwirwa ko ibiganiro byabo babihaze. Urumva kugira ngo inzego zijye kubona ko nagusobanurira nkubwira yuko amateka dufite mu Rwanda ihangana ryose uretse rirangirira mu moko. Buriya ushobora gusanga Mutesi yarigeze yicira agashaka kumenya ubwoko bwa Pastor Claude. Wenda ntabitubwire ariko akaba yarigeze kamuzamo. Ariko buriya mu bintu nziza ni habarimo ibintu by'icyenda kane koko. Nuvuga ngo amateka dufite twirinda ihangana iryo ari ryo ryose aho ryava hose. Niho byerekeza. Biratangira abantu bahanganira muri siporo. Ejo uzajya kumva
ngo papa wawe ngo yagize ariki nafungiye aha antasinabonye bose tumwe ni umusinzi ahora mu oya iyo bikiraho ntacyo bitwaye ariko nakweretse ko ihangana ryose turaryirinda inzoga utahazamo amata ihangana ryose turaryirinda kuko ryahangana iyo rirekuye rikajya nk'urugero abanyarwanda bageze ku rwego bakora nk'ibyo muri Kenya bakora Gen Z n'ibiki byose n'amoko yahita azamo ndakurahira yahita nayazamo ubwo urumva babitangirira niyo mpamvu u Rwanda tugira ukuntu dutwara ibintu byacu by'umwihariko tukirinda ko muhanganira in the media kuko muri guhanganira ku karubanda abantu bajya gufata sayidi muri guhangana bashobora gufata sayidi zishingiye ku moko kurenza ibindi niyo mpamvu rero twirinda ko abantu babiri bahangana ibyo bahanganira byose turabyirinda ariko se kandi nanone ko uyu muntu ufite tayito ya pasiteri kumva nyine yihanangirijwe sereri oya iyo mitekerereze irananiwe niyo unyedini pasiteri aba ari umunyarwanda nk'abandi banyarwanda ni n'umuntu nk'abandi wenda ashobora kugira amahame ya Bibiliya yakabaye anamubuza ibyo ngibyo ribe mubuzana mbere yuko nicyo nanjye nashaka kuvuga ariko hirya yo kuba muri Bibiliya hari ibyanditsemo hari n'uburyo tubyenterpreta bushobora gutandukana iri hangana ko ryazanyemo views se n'amafaranga yinjira bakazanamo n'ubustari agakiza kabonerwa mu kwizera Yesu ari umwami n'umukiza uretse ko maturity yanjye nk'urugero ntago nahangana n'umuntu ngo mbigize kuri level babigiraho ariko hirya ko pastor abafite YouTube channel imwinjiriza yahanganye uko kwezi akabona yinjije 2000 se atahangana akabona yinjije 600 aguma mu guhangana nyine igifu cyariye $2 cyarya 600 biragoye ni nkuko umuntu wavuze akavuga ku mazina y'abantu kuri izi mbuga ntiwamubuza kuvuga amazina kuko amazina niyo acuruza nanone iyo uvuze ku mazina nyine manini kabiri ibintu byo kudarapa no kuraburiza ayo mazina sinabwira ngo sara abantu bajya bafata izina ryanjye bakamvugaho nabi twahura kangurira soda kambwira ngo mwana ngo wengerega tunagukora ibiganiro ngo ntugire icyo udutwara urabahere do mu magambo make akanezezwa nuko azi ko ntazigera njya kumurega muri ribu ngo yamvuzeho urumva ko murahura ukabona ko ntacyo mupfa akakugurira ko nta nicyo mupfa ibi byose ariko nkakubwira ngo u Rwanda dufite amateka atatwemerera guhangana babiretse mu gahangana ingaruka zaba mbi wijya mu bintu byinshi fata iyo principe ikoze gutyo kandi nanjye ndayemera amateka yacu ntatwemerera ku ngo ni freedom ngo it's their right ngo hari cyase ngakoze ngo none ariko aho ngaho uri kuhibeshyamo niyo mpamvu bakureka ugakubita rimwe n'agakubita rimwe ariko babona mubigize kenshi kuko ati ibintu byazabyara ibindi so numva aricyo nabivugaho ariko se nanone wa mugani kuko bakoze ibiganiro byinshi cyane ku buryo byahazwe cyangwa se nuko bitarimo ibyiza ntabwo ngerega jambo ryitwa consensus rigomba kwinjira mu buzima bw'ahantu hose consensus ni ubwumvikane ni ubworoherane ibibazo biri hagati y'abanyarwanda babiri bigomba gukemurirwa binanditse muri itegeko nshinga bigomba gukemurirwa mu biganiro hatabayeho guhangana hagati y'amashyaka muganire hagati mugani mwihangana niho baba ariho birangirira umukada na kamarade se bafite byinshi byo gukosora cyangwa bose byinshi ariko aramukada yavuze ko afite umuriro mwinshi bwazareba ibyo akora nawe arebe umuriro afitemo agende gake bamwe ngo nagende gake afite umuvuduko mwinshi ariko umuyobozi ashaka abakurikirana ibiganiro ngira ngo hafi ya byose pe so nabo bakamarade se bavuze ngo bajya ku rukiko ngo bagakuramo amakode donc bazareba erega ubundi ribi rishobora no kuba kuri ukayisura icyo umuntu utegereza ko ibahamagara uzayisure wijyanye ubabaze kiriyari hirya ya kamera mpindura iki umuvugizi mwicarana akubwira ati wowe wahindura kano na kano na kano buriya ukoze ikiganiro ukavuga gutya na gutya na gutya buriya batari sawa buriya nujya kuvuga ku muntu nk'uyu wavuze gutya buriya ugarukira ijana ntacyo bitwaye ahise ntacyo bitwaye murazijyane kuri ribu hemize imikino mukina uretse ko njye wenda nakunda kugira na deal na ribu ariko njye ari izindi nzego z'umutekano iyo hagize unyandikira uzikoramo akambwira ngo hari akantu navuze katameze neza bitamuhamagara ni brother ntiduhurire ahantu twicare dusangire ubimbwire neza tukicara akanyanyihera fuel akambwira ati rero buriya kaka kantu buriya ntago aba ari sawa ahita nkandika kantu ndakanditse
ndakosora nk'igihe twigeze kwihurira twiganira barambwira ikintu tugukundira ngo akantu kose umuntu akubujije tugakosora nta nubwo kongera kugucika kimwe nuko iyo hari akantu akubwiye keza ujya kumva mu kindi kiganiro ugacometsemo ati mbese ubwonko bwawe burafata bya hatari nimba bwira ibintu mujye mubyumva muri batosha urumva ko ari sawa rero reka twisoreze rero wakoze kutuganiriza Apotre rero ko n'ubutumwa bwinshi twaganiriye byinshi bakuyemo byinshi cyane basigarana singo dusoza n'iki wababwira ibitabo biracyahari ya ibitabo African Poverty Choice biracyahari ni kuri 0788 33 ushobora kuhanyura nkaguha igitabo ukacyishyurira icyarimwe cyangwa se ukazajya ukishyura senyisa mpaka ashizemo byose birashoboka nushaka kuzanyishyura imyaka 5 niba gushyingura nzazana agakarine mvuga ngo yaransigayemo 3 ubwo bazabima uzabyihanganira ariko nyine abanyarwanda dukomeje kubana neza no kuri channel yanjye yitwa Apostle Mutabazi Masterclass vanga aho ngaho turagenda tukavuga ibintu by'ubuhanga n'ubwenge utaragiye mu ishuri agasigara ari kubyibaza cyangwa se agasigara akwicuza icyatumye atajya adakandagira ku ntebe y'ishuri uretse ko abanyarwanda bose muri ino myaka bose barize nta munyarwanda utarize wenda abantu bize babuze akazi ariko abantu bose barize abadukurikiye kuri channel it's wisdom yes urumva ko yo ibintu ari wisdom bigomba kuvugwa na Mutabazi babitugaragariza rero babireba ari benshi babisharinga share comment subscribe like everything like kamabwira ibanga rya like buriya like ikigano kirebwe n'abantu 10,000 bose bakanashyiraho like YouTube ishobora guhita kirekomanda abantu 100,000 umuntu wese ugiye kuri YouTube ugahita kimuzana ari icyambere ariko iyo nta like nimwe igiyeho ntago bakirekomanda amagambo makeya harimo unagikunze ariko ukanda kuri like nubikora aho ngaho nawe ntago uba ubaye umuntu uri wisdom ntago ubaye umuntu uri wise ntago uri sage nawe kandi cyane thank you so much abantu bakoze kudukurikira rero amahoro y'Imana bane namwe reka dusubire nibutse ko ntari wo muri showbiz nanjye ntago wambaje ngo imyambarire y'abantuza n'abantuza ariko nibutse ko ntari muri showbiz uzabibaza bo muri showbiz imyambarire y'abande oya byihora bari bagiye gufata awards aho ubundi byari biziye iki bari bagiye gufata awards nuza nabonye mu mushuti wanjye Kiramani bamutera ikintu kimeze neza cy'award akoze awards nawe ngenda rindi ariko nabonye uzabibaza bo muri showbiz nta kibazo nabonye nose muri ko ubundi se nabonye nta kidasanzwe cyarimo ariko niba boro bizashiramo amanyanga rya horamo inyanga ngo ndetse niba Kiramana muha ya wadina Karabutono kayimuha nabamenye ukayimuha na papa Savu kayimuha nese ubusigaje ntawe wasigaje rwose ntawe wasigaye urumva no gusaranganya niba bamenye kugira ngo hashye byatari kugira ngo hashye urumva niba mugize bigaruka wabikoze ninde arabahungu abanje buri kantu na buri nguni bahagazemo neza bari bahari nabo n'abadi batwaye byaratendense oya ntago icyo kuzigira ahubwo uburyo bahaserutse narabikunze cyane Karabutono yaserutse yambariye bote rwose n'agakabutura n'inkoni yahabaye uwa mbere mu biseruka nge ariko Nsabi hagati ya Karabutono na Nsabi ure washyira ndi imbere Nsabi yajya imbere urabizi impamvu Nsabi ntago yarabereye Nsabi byari birimo umuco mwinshi Karabutono hari arimo nyine Karabutono nabwo niwe muco cyane ariko nyine ubwo ushobora kubihuza bikarangira bibaye ibindi okay ntacyo bitwaye ubwo ko sinzi ko nayingibutse kanciye mutu nawe wadiza amashari iki kabisa zabaye samedi